uwitwa Mitsutsu badudubiza icyongereza tishwida abandi barazaruga ngo ese ndahiro Valence papi nawe tayari umaze kuba wakemera kuba ugiye kudukoza isoni. Uyu ni umuntu witwa Mitsutsu bamaze kuba akoze isoni aba content creator kandi n'uwitwa Mitsutsu mwoka byaramwe yari ari mu bantu bamamazaga mbere mu mateka Mitsutsu bavuga ati reka tukubure singa Mitsutsu se duhamagara abanyamakuru bamaze kwijandika no kwitereka batazi icyongereza. Ubusa mbahamagara yari mbabwira ngo byibura muzakora interview y'iminota 5 muri rurimi rw'icyongereza twumva uko mubivuga. Uwa mbere bamwita Eminyawe Empire ngo tuzumva ikiganiro cyawe byibura avuze mu n'icyongereza giki. Uwa kabiri uwitwa Pastor Korodi ngo tuzumva ikiganiro cyawe wavuzemo icyongereza byibura twumve nimba ari naho ugera ugakanyakanya. Mu minsi yashize nibwo twabonye uwitwa Karufani wenda kano ka video ndaza kuga playinga ari kumwe n'umukunzi we ndetse ibiganiro byagaragaye kwa Empire n'ibiganiro byagaragaye kwa Murungi Sabin. Murungi Sabin mana isi nijoro kubiso dread turibaza se Murungi Sabin ugiye guhinduka umuraperi ese nyuma yuko witwa Goponda ataje akabatsinda igitego cy'umutwe wa mugana wa muntu nashatse kugarukaho akakubita yitenga suwejo akazana amashagaga akazana n'izindi zitandukanye ni wasanga witwa Murungi Sabin agiye kuba yasinya muri Kenya Trap cyangwa se muri Trapish. Abantu bavuze bati uwitwa Murungi Sabin disi ari umupadiri. Uyu ni umuntu witwa Pacson washatse kuzimya umuntu witwa Bruce the First. Mubajije mu kiganiro witwa Bruce the First umubona gute arambwira ati nukanzanirizo mbwebwe na zabwebwe kubera gashari kuko baza kumushyira muri remix mu gihe no mu Petit Bruce the First nagabane disi arimo arazamuka neza nyuma yo kudukubita hit after hit azana za up akazana indirimbo nka bwebwe agashyiramo aba star bakomeye muri hip hop. Nkoze ikiganiro uwitwa Pacson yagurutse mu kiganiro kitarangiye kibura umunota umwe n'amasegonda 50 nk'ikiganiro nyisoze aravuga ngo nyemagurutse mu kiganiro ntukaze kumbaza kuri zino bwebwe ubwo so supportinga hip hop gute ako Pacson abagira ngo bino bintu tubizane ubwo so supportinga hip hop bingana gute ese ni mu supportinga hip hop ni gute usebye umuntu nka Amag the Black. Yes, nongeye kugusubiza ngo nikaze kwa Kandi subscribe kuri YouTube channel Illa Nation TV. Nyita King Illa Rwanda inguba ku butaka umwami w'imihanda inde bakora muri showbiz inshuti aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mo ndani ningiza nimirero iruti y'abaraperi kuko abaraperi n'umuntu uvuga bati mu bubiko mfitemo ibibombe mu bubiko mfitemo ibisasu wa mugane wa Yagoponda ati ngo big energy get to youth bivuze ngo kano kanya nongeye kwitereka nyuma y'igihe kinini narabwiye yuko hari ikibazo cyari cyaraje mu kazi kanye cyangwa se kuri no YouTube channel ndashaka ngabafana banye cyangwa se abantu nkurikirana kuri no YouTube channel kuko twese turafanana mwongere mugaruke mwumva umuhungu wanyu King Ira cyangwa se ndeba kure muri showbiz kuko naho nagiye imiriro ye ni myinshi mu bubiko ndetse ibyo mbazaniye byo ni byinshi mu bubiko nawe biteze kujya kuko iyonje mbanuri kagurika nk'ibigori by'injugu cyangwa se nk'iki kuko mfite amakuru atari ivumbi. Ndagira ngo mubanze mwumve kano ka video nongere ninjira nijandike mvugo no mu content creator dore ko yamaze no kwijandika kindira umunyamakuru nyuma yuko comedy zitari kugabura arijandika aragenda yinaga mu bintu byo kumanaginga abahanzi ariko kano kanyu kwezi kugiye gushira umuhanzi yasinyishije tutari twamenya ngese abahehe aho ni abagiye kuducika nkuko twabonye banyagiso bavuye muri comedy bakajya mu mujyi umeze nkaho uri wa filime. Kano kanya ndi kwitereka nta muntu numwe mfitiye ubwoba fo kuba ari amakuru y'imyidagaduro ari amakuru ya showbiz tuza n'umufana wanjye cyangwa se tuza n'umuhungu wanjye witwa Bahati Makaca avuze ngo King Ira jura kuri miriro uzuziture mu gihe utari kurengera ngo ujye muri famille cyangwa se urengere uvuga ibidakwiriye ariko wijandika ukaza ukavuga ibyanyabyo witwa Bahati Makaca ndagusuhuje aho uri za Noruveje uriyizi neza cyane ndagira ngo ubanze wumve ano majwi ubundi twijana mbere mu mateka Mitsutsu bavuga ati reka tukubure singa Mitsutsu
bivuze ngo uyu ni Mitsutsu muri kino gihe mu Rwanda twakiriye irushanwa mpuzamahanga ku magare cyangwa se isiganwa mpuzamahanga ku magare. Navuga yuko ari intambwe abanyarwanda twamaze kuba twatera cyangwa se ari urundi rwego twamaze kuba twageraho, kuko kano kanya biragoye yuko mu gihugu cyo mu Rwanda bwarinda bwira ibihugu bigize isi muri rusange mu kanwa kabo cyangwa se mu binyamakuru bikomeye hatajemo ijambo u Rwanda cyangwa se isiganwa ry'amagare riri kubera mu gihugu cyo mu Rwanda. Bivuze ngo Visit Rwanda kano kanya turimo turapromotinga birenze ibyo Arsenal dukorera, kano kanya Visit Rwanda turimo turamamaza birenze ibyo Paris Saint-Germain dukorera. Bivuze ngo mu Rwanda twamaze kwidekarara, twerekana urwego rwacu, twerekana ubuhanga n'ubushobozi bwacu, twerekana yuko hari aho twavuye hari hameze nko mu mwobo, ariko kano kanya hari aho tugeze, turi mu nzira y'iterambere, kandi no terambere turimo akaba ari ikintu cyabaye mu buryo bwihuse, ndetse tunabikesha umusaza wacu twikundira His Excellence Paul Kagame udahwema gutuma u Rwanda rumenyekana mu mahanga n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Uyu ni umuntu witwa Mitsutsu bamaze kuba akoze isoni aba content creator, aho yahabwaga umupira n'umwe mu bazungu bitabiriye ano marushanwa, no mu kindi kiganiro yagiranye n'uwitwa Ndahiro Valence Papi, ndetse bari kumwe n'umwe mu bazungu cyangwa se mu bana b'abazungu baje kwitabira, ubwo ni abanyamahanga baje kwitabira ano marushanwa cyangwa se ano masiganwa ku magare arimo arabera mu gihugu cyo mu Rwanda. Uwitwa Mitsutsu wadudubiza icyongereza tishwida umwana w'umusore yamubaza Mitsutsu gusubiza karuca karumira mu mujyi wo kwerekana yuko amashuri ari make no kwiga icyongereza cyangwa se no kumenya icyongereza byanamucanze. Uwitwa Mitsutsu abona n'ahandi hantu ari buhungire, ahitamo kuba yahungira muri wa mujyi w'urwenya cyangwa se wa comedy, akajya asubiza icyo nakita ngo n'ubucucu cyangwa se asubiza ibyo atari kumva neza, ariko abisanisha na comedy cyangwa se abigira nk'ibintu biri funny kugira ngo ajijishe abanyarwanda n'abandi bantu, yerekane yuko ari uko atazi icyongereza, ahubwo hari ukuntu arimo arajijisha cyangwa se hari ukuntu arimo arasetsa abantu nk'ibisanzwe. Umuntu nawe waje muri comment aravuga ngo abantu nk'aba barimo barasebya u Rwanda, iki bintu bijyanye n'urwenya hari aho tugera tukabasera, ibintu bijyanye no kuba na joking cyangwa se no gutera urwenya hari aho bigera bikagusaba yuko baseriye. Bivuze ngo umusitari nka Mitsutsu ufite mu gihugu cyo mu Rwanda, ubundi utazi English uhitamo kunyerera ukigendera, kuko kano kanya ntago ariwe narenganya. Gusa duhamagara abanyamakuru bamaze kwijandika no kwitereka batazi icyongereza. Ubusa mbahamagara yari mbabwira ngo byibura muzakora interview y'iminota 5 muri rurimi rw'icyongereza twumva uko mubivuga. Uwa mbere bamwita Eminyawe Empire, ngo tuzumva ikiganiro cyawe byibura avuze mu n'icyongereza giki. Uwa kabiri uwitwa Pastor Korodi, ngo tuzumva ikiganiro cyawe wavuzemo icyongereza byibura twumve nimba ari naho ugera ugakanyakanya. Nabandi we nakatuwe dushyize ihema cyangwa se tube dupfukiranye icyangombwa cyangwa se icyo twabonye nuko ari Mitsutsu wenda ushobora kuba wagiye hanze akagaragaza urwego rwa rw'ubuswa no kwigira inzanga imbere y'abanyamahanga. Bivuze ngo ibyo utazi urapfusha ugaposha cyangwa se ugatuza ukirinda content zatuma wenda abantu bakubona imbaga mu menyo. Mbana indi comment ivuga ngo kandi uyu nguyu yari ari muri babandi bigishaga bamamazaga bya bigo runaka byigisha indimi, bavuga ngo nimba utazi icyongereza n'igifaransa kuki utajya muri kino kigo kugira ngo bakwigisha indimi z'amahanga. Umufana arazandika muri comment avuga ngo kandi n'uwitwa Mitsutsu umwuka byaramwe yari ari mu bantu bamamazaga ikintu nashatse kumention ingano kuko batamaye amafaranga nanjye ngo mbamamarize, ariko wenda dushobora kubyemera kuko bamwe na bamwe bamamaza bavuga ngo ikigo runaka kigwa amahirwe yo kuba wajya kwiga hanze, wareba bivuga sanga nibigeze bakanagera no mu Burundi cyangwa se muri Kongo, wenda nabyemera yuko ari amafaranga n'amaramuko uburimo urashaka. Abandi barazaruga ngo ese Ndahiro Valence Papi nawe tayari umaze kuba wakemera kuba ugiye kudukoza isoni. Ndahiro Valence Papi ntago namugarukaho cyane yuko ari we kiraro cyawuzaga uwitwa Mitsutsu n'ura munyamahanga baganiraga byibura bikumvikana. Nubwo ngo Ndahiro Valence Papi akongereza ni gake nawe ako byibura yagendaga kanagamo. Nta Diamond ari ibihuga ajyamo muri interview agakotora. Witwa Bruce Melody yagiye aregwa ibirego byinshi by'ukuntu ngo yagiye ajya muri interview agakotora. Bivuze ngo ururimi rw'amahanga rugenda rutunanira, ariko
wa mugani fa kuba ikinyarwanda ukivuga neza kandi udategwa. Iyi nkuru ntabwo nayitindaho ahubwo ndaje nongere mene kino gituri cyangwa se nongere nziture umuntu witwa Karufani Govinda. Mutavuga ngo Kengi iruza nyamatiku yawe, mutavuga ngo Kengi iri ngumi ziraje zivuza ubuhuha, kuko barabwo namaze kubakuraho agahunda babwira ngo biriya bintu byari pranka, ubyemere cyangwa se nubyemere, biriya bintu byari pranka. Mu minsi yashize nibwo twabonye uitwa Karufani, wenda kano ka video ndaza kuga playinga ari kumwe n'umukunzi we, ndetse ibiganiro byagaragaye kwa Empire n'ibiganiro byagaragaye kwa Murungi Sabin. Mana isi nijoro kubiso dread turibaza se Murungi Sabin ugiye guhinduka umuraperi? Ese nyuma yuko witwa Goponda ataje kabatsinda igitego cy'umutwe wa mugana wa muntu nashatse kugarukaho akakubita yitenga suwejo akazana amashagaga akazana n'izindi zitandukanye, ni wasanga witwa Murungi Sabin agiye kuba yasinya muri Kenya Trap cyangwa se muri Trapish. Abantu bavuze bati uwitwa Murungi Sabin disi ari umupadiri, none nabonye yakubiseyo dread. Murungi Sabin yahindutse umuraperi cyangwa byagenze gute? Bicyo nari nimo ndavuga uwitwa Karufani Govinda. Nemba mwarabonye zino pranka barimo baririrwa kuri social media bakina cyangwa se zino nkundo barimo, ndagira ngo babwire ko bino bidakuye umuraperi. Abaraperi muzi hano mu makanya na mentioninze, ariko umuntu wimva nk'umuraperi azana avuga ngo ese koko umuraperi ni ukwiye gusohora indirimbo mu kuyamamaza akitwaza urukundo? Wenda bamwe barakunda, sinyibona wenda n'abahanzi basekira cyangwa se bahoguza baza bakora couple z'inkundo kugira ngo ibihangano byabo bitrendinge. Ese koko umuraperi akwiye kuba yasohora igihangano akaza kifashisha content cyangwa se pranka y'urukundo? Wenda mushobora kuba munakundana cyangwa se muzana abana cyangwa se munabana, ibyo nabyo nze ntabwo nshaka kubyinjiramo, ariko se birakwiriye ko tubona umuraperi n'amashagaga bafite cyangwa se n'igitinyiro baba bafite yuko baza kwifashisha content y'urukundo kugira ngo ibihangano byabo bibashe kuba byagera kure. Uwitwa Karufani Govinda nge ntabwo kino kintu nagishimye b'umuraperi, ibintu bintu uve mu nzira. Si ibintu nakirirwa nzano kuri kamera ngo ngushimire umuraperi cyangwa se nimba bikunaniye uyoboka inzira y'urukundo. Muri no minsi mazigiye mbona saga ziri muri no mihanda z'umuntu witwa Amag n'umuntu witwa Pacson. Nkabona umwe araza arakora kuri miriro ngura ngo naga ari umuraperi ngo yibera mu nkoko. Nkabona ndaje navuze ngo ndakubabariye kuko wenda wavuze inkoko wazaye agaciro kandi akaba ari cyo kintu niyororera. Ndagira ngo nibarize ubundi muri aba ngaba umuraperi usigaye nindi? Kubona uwitwa Pacson aza akavuga ngo nge ndi umuraperi ngamu gangster, ngo nge nazamuye abaraperi, ngo ngewe ngo hari ibyo ngo nakoreye abanyarwanda, ngo nge ngo hip hop ngo nayo bivuye hasi ngo ne supporting ikagera kure. Ibyo turabyemera yuko yesha agaciro hip hop nyarwanda. Mu gihe amaradi hamwe namwe hangaga kubikira cyangwa se sede bavunaga, buri uwitwa Pacson ari mu bantu birukanwe kubitangaza amakuru byinshi mu gihugu cyo mu Rwanda kubera gukina hip hop. Mu gihe abayobozi b'ibyo bitangaza amakuru batashakaga yuko witwa Pacson supporting hip hop, ariko muri icyo gihe nawe yari umuraperi, ndetse no mu maraso yari ifite mu maraso ya kiraperi cyangwa se ya kigangster nko kabyita ako kano kanyara hanguri gangster. Nano zikavuga ngo umuntu ngo sakira umuraperi nawe ujye wireba. Witwa Pacson aheruka kuba yasohora hit igihe ki. Uwitwa Pacson iki ni igituri nari naranze kumena. Uribuka dukorana ikiganiro ngavuga ku muntu witwa Bruce the First, iki kiganiro cyakoreye kwa Kasiko ngira ngo urabyibuka. Navuga ku muntu witwa Bruce the First ugahaguruka mu kiganiro ukavuga ngo nyarabo nyeneye kumva indirimbo ngo bwebwe ngo zirabwebwe se ngo urazimbaza hiki. Ibi bintu witwa Pacson arabyibuka. Nza kuneka makuru nza kumenya yuko hari akantu k'ishyari na jalousie yari afite mu gihe witwa Bruce the First yasohoye indirimbo yitwa bwebwe, nyuma yaho gatagasohora remix iya mbere yarahuriyemo n'umuntu witwa Kevin, umuntu witwa Kenshi ndetse n'umuntu witwa Bulldog. Aya ni amashyina y'umuntu witwa Bruce the First bitewe n'ukuntu yazamutse. Nyuma yaho agakora remix akakuza ari bitwa ba Pifra, aba mwari muhanganye mu myaka yashize bakiri muri Tough Gang, akakuzana bitwa ba Green P, akakuzana Kate Kavuyo, akakuzana Jiro Kizigenza, akakuzanira abaraperi nga Betray, akakuzana umuraperi nga Bushari. Ukaza uvuga ngo ninkakubwira ngo kiriya gipeti ngo ni cyabwebwe, bivuze ngo nawe hari hip hop supportinga hakaba na hip hop ugeraho ukazitera amabuye. Ndagira ngo mbumvishe ijambo witwa Pacson
yavuze bamubashije ku muntu witwa Amag the Black ngo nta muraperi urimo ako nkibaza ni se we byibura hit uheruka gusohora ni iyihe wenda kari n'igihe kigera bikaba ngombwa yuko umuntu aturitsa n'aka kabyimba nje naye n'umukomando wa mbere no kujya nisa uri supportive ufasha abanega bari bo bose nje naguna ndi umuntu gusubiza abantu inyuma ngo umuntu runaka ngasubiye inyuma no nakuza n'imana utanazi ukazimenya nizinga wamenye we yavuze ko wamurwanyije kuva kera kugera uyu ayo majini nje nayarwanya gute ko yirwanyije kandi amajini akubwe ngo baranamuroze ngo yagiye mu barozi ngo naye man umujyamo n'umunyarwenya mwana agira ubukomede bwa danje mwana kandi twe na komedi tujya biganira gukoso ni wabyumvise se nyine kandi ababyumva kuvuga agomba kuvuga dajele agomba kuvuga ko ngenda murenze mame none yavugande yavugande ikinavuga avuga amagi avuga inkoko avuga ingurube uzamure n'igisura cyiyo anywa basuri duwiri babwamuze mu maso nta kintu kizima avuga mame ibi bisa nko kwibasira yanjye nje nta muntu umwe ndi mu kwibasira mbabarira nyumve ma bronze maniga nava ku kigikamera cyawe akakanya nana kiva iki kamera cyawe ya majini yawe urumva aya majini yawe uri mukumbwira maniga agende yorore ingurube ziwe n'inkoko ziwe n'amagi yiwe amwe na siduwiri ziwe ashe n'ibyanwa byagena tubame urumva maniga agena arimba ibitenge byiwe arimba za Nyabarongo agena akore comedy ziwe urumva shimi yaje muri Jesus comedy nge na comedy banzanira niga I'm a fucking true gangster bye kubirakariyemo ikigo cyarangiye uyu ni uwitwa Pacson avuga ngo nje ntago nshaka kugaruka kuri ayo majini uyu Pacson mbabwira numwe mu bantu bashatse kuzimya uwitwa Bruce the First iyi ni breaking mwese mutamenye uyu ni umuntu witwa Pacson washatse kuzimya umuntu witwa Bruce the First mubajije mu kiganiro witwa Bruce the First umubona gute arambwira ati nukanzanira izo mbwebwe na zabwebwe kubera agashyari kuko banze kumushyira muri remix mu gihe uno mupeti Bruce the First nagabane disi arimo arazamuka neza nyuma yo kudukubita hit after hit azana za up akazana indirimbo nka bwebwe agashyiramo aba star bakomeye muri hip hop nkoze ikiganiro uwitwa Pacson yagurutse mu kiganiro kitarangiye kibura umunota umwe n'amasegonda 50 nk'ikiganiro nyisoze aravuga ngo nyemagurutse mu kiganiro ntukaze kumbaza kuri zino bwebwe ubwo so supportinga hip hop gute ako Pacson abagira ngo bino bintu tubizane ubwo so supportinga hip hop bingana gute ese ni mu supportinga hip hop ni gute usebye umuntu nka Amag the Black rega nago mwanganya imana nagabanze bose mu Rwanda muzanganya imana bivuze ngo nimburirimba kumurenza ko supportinga gake talent gake afite ikindi kintu witwa Bruce the First wamugiriye ishyari nyuma yuko yanze kugushyira muri bwebwe remix aya nta makuru mutigeze mumenya iyi ni breaking nge king iranzanya hano uzayimbaza nzayisubiramo muraperi ugira ishyari subwa abakiri umuraperi ko mwagiye mureka kuza mukatwishushanya ngo twazamuye ibi nibi twazamuye ibi nibi kubera imiriro yanjye n'itaremo riragira ngo bivuze mukatwisoreze mukane subscribe nagira ngo wenda n'inshuro dusenge cyangwa se mbereke yuko nagarutse mu gakino cyangwa se akazi nkarimo neza kugira ngo tujye tubana bya buri munsi kandi subscribe like share na comment igitekerezo mu munsi umbwira uti king dukomeze cyangwa se tubyihore hagarikiraho ngabara n'inama zanyu ndazikunda n'inshi negenda byemera urunge ngifatira gasoko ugiye guhinga mu gitondo nabyuka nza kwatishe wanyu mwandise kakarima mwahingagamo dodo wakama akaba ari ko mingamo bivuze ngo nge nkunda abantu bancinege mukane subscribe tujye tubana bya buri munsi ndabakunda cyane cha bless